voka irimo amagi n'igitunguru n'amavuta n'ubuzima. Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, kanizere ko mumeze neza. Njye meze neza bya hatari, bya sana, bya hatari, si vya kusema. Meze neza, ndashima Rurema, ndashimira Nyagasani wanjye, ibintu bimeze neza mana. Hari igihe kigera umuntu akumva aranezerewe, hahandi aba avuga uti ibi byishimo iyaba byashobokaga nkabishyira nko ku kiranguzo n'abandi bantu bakaza bakigurira. So mbere na mbere ndabanza gusaba imbabazi, nayo mpamvu mbanje kureba hano aya masaro. Hari igihe mba ndi gukora akaza agakora nka hano, ugasanga muri mikoro ndi kubasakuriza. Hari n'abantu mwabyanditse muri comment, mumbabarire. Mba nagerageje kurwana nabyo, ariko bikaba ubwo bishaka kuncaho simbyibuke ko byagiyeho, kandi ko bituma bisamira bikanajenana kubyumva. Nyine ntabwo biba bivuga neza. So rero ndabasaba imbabazi abo byabangamiye. Imana inshoboze ntibizongere. Aya masaro ndaje vuba nyakureho, ko nanjye ubwanjye aranjagaraza. Hari igihe mbifunga nk'ukudo binyicira imyenda. Nk'iyi mipira y'ubudodo yo yabaye irya, yarasafutse, bifite ukuntu byica imyenda. Ubundi ni byiza, ni ibintu bitajenanye, ni ibintu bitaremereye ku mutwe, ariko ako kantu kabyo nyine ko gufata ku myenda bisigaye bituma mbigumisha gutya. Nibura iyo nabizanye ahangaha mba nzi ko uwo mwenda ahari ndi nko mu bihe byo kuwuhaga kuba ntazongera kwambara. So mumbwire rero mumeze gute? Product zo muri Sunroot mugeze he muzifata? Hari abantu nasezeranyije yuko nzabereka product nakoresheje zo muri Sunroot zikankorera bya bindi biri hejuru y'ibindi. Ngomba kubikora, ntabwo nabyibagiwe. Hari umuntu wanyandikiye arambwira ngo nabonye ngo vlog yawe, ngo kandi wari wavuze ko ngo ugomba kubanza kuduha ikiganiro cya product zo muri Sunroot wakoresheje zikagukorera bya bindi birenze. Hari product imwe ntegereje kubona bakora ari commande umukiriya yatanze, kandi iyo product ninyibona nibwo nzahita nkora, kuko nayo iri muri product zankoreye. Ni product nziza umuntu wese w'umudamu cyangwa w'umukobwa, ariko ku bakobwa si cyane, umudamu nyine ni amayendereyo. Nimara kuyibona nibwo nzazikora, ubundi mukareba ukuntu hari ibintu mutagenda kubaza muri Sunroot cyangwa mudakoresha kandi mukeneye bimeze neza bitagoye. Ntabwo topic yari iyo ngiyo, ariko murabizi ntabwo byaburamo. So muhamagare 0790 20 66 510 babahe buri kimwe mwifuza, kandi kikimera kimeze neza byatari. N'abantu mushaka kuza imisatsi murabizi ko bafite amavuta akuza imisatsi. Hahandi njyewe bwa mbere nitangiye kuyakoresha, hari umuntu wambwiye wansukaga ngo se ngo nagusutse nabi bigeze ahangaha ku buryo ibisuko by'ibyumweru 2 ari gushyira biba bimeze ngo hari ibintu ufite usigamo. Ndambwiye mfite amavuta nsigamo. Meruka nawe nyamurangira, nimba yaratangiye kuyasigamo simbizi, ariko ari amavuta yawe ni meza, yankoreye ibintu by'ibidanje. Abantu nabwiye yuko hari salade nzakora iri aho yoroheje, ikenera ibintu bitarenze 3 cyangwa 4. Umva iri aho ya semupfu niyo ngiye gukora. Ifite amateka atari matoya kuri njyewe, ndagenda mbanyuriramo gake gake. Nimara nituyigeraho tugiye gutangira kubikora nabitse n'ibyo tugiye gukoresha. Rero abantu abasabu banjye muri gukomeza kwiyongera, ndabashimira cyane. Mukomeze mwiyongere twuzuze 200,000. Imana ibamere umugisha. Ni ukuri iyo mbasabye ikintu murakinkorera, muranyumva, ndabibona ko muhari kubera njyewe, murahari ku bwanjye, kandi nanjye ndahari ku bwanyu. Ejo nta video nabashije gushyiraho, mumbabarire, kandi nari nihaye iyo gahunda. Nari nagiye ahantu gutabara, niyo mpamvu ntabashije gukora, ariko uyu munsi ngiye gukora, kandi Imana imfashe nongere ngaruke meze ngo. Hari ukuntu umuntu aba ari gukora video hakaba hajemo akantu kitambitse gatoya, kakaba kameze nk'akakugwishije, ariko Imana ikajyane kure.
so muze rero murebe ukuntu ngiye gukora salade ubundi muzayigerageze iraryoha iroroha wayirisha ibintu byinshi muze mwirebere. Izi boro ngiye kuzibikamo hano, aka kanuza nambaye ubwo turakita nk'agataburiya karafasha, ubundi ugashyiramo telefone cyangwa se ugafata esiveseri uri bukoreshe ikaba iri hano, nimba uri guteka ukaba wayiteruza cyangwa nimba ari iyo kwihanaguza intoki, biterwa n'icyo wowe waba uyikoresha. So twagiye rero, ibintu ngiye gukoresha ni ibi ngibi, hari igitunguru, hari magi ariko ntabwo nzi neza niba ndi buzikoreshe zose, hari umugati, hari avoka, hano rero harimo aka kamverope ntabwo gashimishije pe, ndabizi ko kadasa neza ariko hari abantu nabwiye ngo nzereka amandazi najyaga ndya mfite inda. Aya amandazi najyaga ndya ni aya ngaya, aka kamverope kangakuremo karasa nabi, nari nayaguze kubera ko mfite gahunda yo kuza gushyiraho abana, iri ni ryo naje ndimo ndarya mu nzira, mfite gahunda yo gushyira abana ku ishuri, mu gihe mbatahanye bakaza bari kuryaho gake gake nabo barayakunda. Aya mandazi araryoha, amandazi nifunika kuri ngewe, so nari nibagiwe n'amavuta. Ubu rero tugiye gutangira ni iminota mikeya, niba uhuye n'iyi videwo uri kwiruka sana, ni izi minota itageze no kuri 20, ubanze uyirebe. Biba byiza hano iyo ukase udutunguru duto pe, duto cyane, mbona ari bitangiye kwivanga. Utakata dutoya nk'utu ngutu tujya kuba nk'udukibe, ugakata udutunguru duto ariko tureture, nabyo ntacyo biba bitwaye, biba bisa neza ariko pfa kuba gafite epeseri ntoya. Nta kujya gukora iyi gahunda ngo ushyiremo umutunguru munini, ntabwo biba ari sawa. Hano aho igitunguru kigera rero kugikatira harangiye bikananira. Dukata igitunguru tunaganira ku bantu bamwe na bamwe tuba tuziranye nabo mu buzima, kuri buri muntu. Niba hari umuntu uziranye n'uwo muntu abwire muri comment, wa muntu uba wumva ameze nk'aho atewe isoni no kuba ikintu wowe ufite atagifite, cyangwa se akakwereka ko kuba atagifite si uko abuze ubushobozi, oya, ni ukubera ko ahubwo atabikunda. Urugero, niba ufite na telefone ya iPhone watunze Android runaka, ukumva njyewe ntabwo nkunda ngo izi telefone ngo gutya na gutya, utuntu twinshi tukavaho. Mwavuga ko abizi abadamu tuganira ibintu byinshi n'ibitari ngombwa, namenya ko mu rugo mufite wenda garderobe nka zingahe, nimba agenda muri urwo rugo cyangwa mwarabiganiriye, ngo ushaka ngo ugiye ngo buriya rero ngo ntabwo nkunda ibintu byinshi ngo mu nzu, ngo nta nubwo nkunda ngo zino garderobe ngo abantu bose bakunda, ngo reka njyewe ngo nikundira, agatangira kukubwira ibyo atunze mu rugo, ariko mu by'ukuri kandi si bibi kuba bitunze pe,
buriya njyewe nkunda umuntu ubaho mu buzima bwe arimo, apana kujya gushaka kujya mu buzima bw'abandi bantu, ujye kubaho ubuzima udashoboye kugira ngo ukunde wigaragaze ukundi kuntu, cyangwa umuntu agashaka ko mugira ibiganiro mujyamo, niba yambaye uduherena twa zahabu ukaba ushobora kuba utwitiranya nuko ari garanti, agakoresha uko ashoboye akakubwira ati aya maherena yanjye yaramenze, aya maherena yanjye ni zahabu, kandi n'ukuri nta kintu mwaganiriye cyagatumye ajya kukubwira ibyo bintu. Mbere mumbwire, mufite abantu nyine baba bameze nk'aho bari kwisobanura igihe cyose mu buzima bwose babayemo. Umuntu agashaka kukubaza ikintu ati wenda se izo nkweto wambaye waziguriye hehe n'ibiki, ariko nyine nabe yakubaza ukumva arakubwiye ngo hari umushuti wanjye ngo wambwiye ngo ziriya nkweto ngo wari wambaye ngo muri iriya vloge ngo waziguriye hehe, ngo ko yazikunze, ngo se ngo iriya shenete wari wambaye ngo ni original, ngo ko yambwiye ngo nkubaze ngo hanyuma ngo mubwire n'ahantu ngo wayiguriye. Ye abantu nk'abo, uwo muntu nimba umufite mu buzima bwawe uzamukuremo, ko njyewe mbifata nk'aho uwo muntu aba agira ishyari, niko mbifata pe. Avoka rero umuntu azikata uko we abishaka, gusa iyo bibaye bitoya biba byiza. Ushobora kuba ufite ubundi buryo wowe ukatamo avoka butari nk'ubu bwanjye, waba ari bwo ukoresha ntacyo bitwaye. Izi gahunda rero ndi gukora nakoze nkeya kubera mfite abantu hano turi kumwe, ariko sinizeye ko babasha kubirya bigeze kuri finali. Wenda ari ugukata avoka gutya gusa bisanzwe buri muntu wese yabirya, ariko kugeza aho ndi bugereze ku munota wa nyuma, reka mbabwire, nigeze kwipanga akazi ndabikora, ndangije nkora iby'abantu benshi ndabirangiza ntababajije, nsanga abo twari turi kumwe icyo gihe cyane babirya. Narababaye nibaza ukuntu uvuka nzipfushije ubusa, ariko ndavuga amakosa ni ayanjye, sinabanje kubaza, nipanze akazi mpfa gukora ibintu uko mbonye, ndababara ndabyimenyera. N'iyi voka rero nari nzi ko ndi buyikore yose, ariko ndikubona yaba ibaye nyinshi, kandi voka wayivanze gutya nta bundi buryo wayibikamo ngo imare umwanya munini. Njye ntabwo nzi, niba buhari hagire umfasha ambwire uburyo wayibikamo ntihinduke umukara. Gusa ubundi buryo nzi bushoboka kuri voka ikaba yamara umwanya ntibe umukara, ariko njye ntabwo bijya bindyohera, ni ukuyishyiraho indimu. Rero rwose voka iriho indimu wapi, ntabwo nyikunda. Nibagiwe kuzana puberi hano, nari kuba nashyizeho izi gahunda none zanjennye zanyitambitse. Ngiye gukaraba, niyo mpamvu muri kumva ibintu bisakuza. Na eswito mfite yashize, ubu niyo nari kuba nkoresha. Nibagiwe kuzana ifoke we. Rero ubishaka ushobora gufata akantu kameze nk'akaboro akaba ariko ubikoreraho, si ngombwa isahani. Pe hanyuma ufata amavuta ayo ukoresha, ayo wowe ukoresha mu kurya ni nayo ukoresha hano. Ufata amavuta makeya, ubaye ufite akandi kantu, hari akantu umuntu aba kariya gasipureyinga niko kashyiramo amavuta neza ku buryo aba make.
mba nzanikanya ntaza kwisanga nanjye nujujemo ikintu cyitwa amavuta ubundi nkabwahagira. Ubwo ngiye kuvanga mbanze ndebe niba amavuta ataba menshi, kuko amavuta abayemo menshi ntabwo biba bikiryoshye pe, biba bibishye, byagutera n'isesemi ubaye uri umuntu udakunda amavuta. Hano rero ntabwo ari menshi. Gusa ubaye udafite olive oil ntabwo ari byiza kubirya kenshi, kuko urabona aya mavuta aba ari mabisi. Biba byiza rero ayo mavuta aba yaribwa ari mabisi. Ikindi magi ndakoresha imwe, murabizi magi iba ifitemo umunyu, ukoresheje nyinshi nabwo ntabwo byaba ari sawa, kubera ko nayo rero ntari buyimariremo, nanze kuyikura mu gishashi yose nabura uko nyibika. Iyo ushyizemo magi ituma bihumura neza. Ikindi mujye mugura magi mwabanje kureba ko ari iyi, ko hari ukuntu hari magi nabonye naziguzeho ariko ndazicuza, kandi naziguze ari nijoro, niyo mpamvu bamangitse buriya bigakunda pe, kuko magi ndayizi, murabizi magi narayamamajeho, yari yamaye ikiraka muri ya gahunda ya Mother's Day yabaye muri uyu mwaka, rero nabashije gusobanukirwa magi nyine ya nyayo. Rero ejo bundi narabikoresheje mfata magi itariyo, naguze n'agapaki, shahu biba biri guhumura neza. Rero ushobora kuba wabikoresha gutya ubaye uri umuntu udakunda ibinombye. Ubaye uri umuntu udakunda avoka inombye, wakoresha imeze gutya, ariko ubaye uri umuntu ukunda inombye, kandi nkwereka ukuntu twabigenza ko nanjye nkunda inombye. Umuntu ukunda avoka inombye cyangwa se nta kintu byagutwara, wabikora nk'uku. Njyewe ntababeshyi mbikunda binombye, ntabwo nabirya bitanombye. Ariko nimba ufite umuntu ucuruza avoka nziza ushaka kubigerageza bwa mbere, aba ari we uzagurira avoka pe, kuko udafite avoka iryoshye cyangwa ihiye neza ikanga nyine, ukumva ntabwo ari avoka iryoshye, cyangwa hari ukuntu avoka iba imeze hamwe nk'ihiye ahandi idahiye, ukabishyira mu mugati, inshuti yanjye urahangayika, cyangwa ugahita ubyanga burundu ukavata bya bintu ni sikamu birabiha. Abantu mwize muri interina ibi ndi gukora mwabyitaga ngo iki? Mumbwire muri komenti. Ndanomba nkeya, biratubuka bya hatari. Rebe nakoze igice cya avoka, ariko ibyavuyemo ni byinshi. Umuntu ngewe umavoka ni umwe, ubwo iyo ngiye kumureba nkasanga ntazo afite ndabyimenyera nkakinywera aho ngaho. Umukecuru ukorera kwa Nyiranuma agira avoka nziza ziryoha bya hatari. Iyo ngiyeyo adafite avoka nziza yizeye arambwira ati wapi pe ntabwo naziguha. Abantu niba umuntu akubereye umukiriya nyine ukabona ko uwo muntu ari wowe yizeye, ntugatuma agutakariza icyizere. Nk'ahantu twaraye tugiye kurya, shaka mbagirire ibanga, muri abantu nyine ubundi bajya babigenza neza pe, ariko nijoro mwaraye muntengushye. Uyu mugati muri kubona ukuntu wuzuye,
dukore n'ubundi. Ubu saa sita nta kurya guhari, ushobora kuba wagira, nari ndi kubabwira, iyi no salade ushobora kuyikoresha gutya ndimo ndayishyira mu mugati, cyangwa se ukaba wayishyira ku biryo. Ikindi ushobora kuba wikundira umugati ariko ukaba wumva ugutinda mu nda iyo uwuriye gutya, ntabwo gutinda mu nda. Ikindi ushobora kubirya mu gitondo, saa sita ntukenere kurya, ushobora kubirya saa sita, cyangwa nk'uku nkanjye njye kubirya hafi saa yine saa tanu, ugasanga umunsi wanjye ngewe ndawiriza neza, ntabwo ndi bukenere ibindi bintu byo kurya kugeza nimugoroba. Ngewe nk'iyo kubera kwimenyereza kudakunda kurya nijoro, nk'ubu nshobora kurya gutya uyu mugati nkarenzaho mukaru, na nimugoroba sinkenere kurya, nkaza kunywa nka hibiscus, sinshake kurya ibiryo pe, kandi nkumva ntago maze cyane ku buryo ntarya ibiryo ngo bibone aho bijya, ariko simbe nakumva nyine nshaka no kurya. Hari abantu bagira defo rero yo kumva ngo ni uko ngo ari saa sita, kuko saa sita zageze tu akarya atanashonje, ntabwo ari byiza. Njye mba numva atari byiza pe, ntabwo numva bidashimishije, atari n'ibintu byakagombye kungora, mvuga ngo nyine saa sita zirageze tu, reka njye ntashonje, kubera kanumve magi nashyizemo ukuntu ingana. Shana iyo ngiyo ndi kurya za zindi ntanombye, kugira igipimo mu kaboko ndabikunda. Njyewe ntabwo njya neka ngo buri kantu ukizemo ngo njye kumva ngo ngire gute, hoya, nkoresha akaboko kanjye, kandi akenshi nsanga ibyo nashyizemo rwose byari ibyo ngibyo. Umuntu wese ukunda guteka akanabikora igihe kinini, nkeka ko icyo kintu tugihuje. Sasa ngiye kurya, iri ni ryo funguro ryanjye rya mu gitondo, rya saa sita niryo ryanjye ry'uyu munsi wose. Voka irimo amagi n'igitunguru n'amavuta ni ubuzima. Nshaka kuzagerageza kubiha abana ariko ntashyizemo amavuta, nkareba nimba bazabikunda, kuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba akeneye gufata ikiryo kimeze nk'uku nguku. Iyi voka irimo biriya byose mwabonye, ntabwo nabyize aho nagiye kwiga guteka, biri mu biryo byantunze igihe kinini mbana na papa wanjye twenyine. Ubwo yabaga ari njye na papa na musaza wanjye Latifa yari yaragiye muri interina. Biri mu biryo kumwe n'aya magi mwabonye natetse, twarishije ubugari, ako ari amagi ushobora no kuba wayashyira mu mugati nk'uku nguku. Biri mu biryo papa yakundaga kudutegurira. Hari igihe yazaga wenda yagize akazi kenshi agataha atinze, cyangwa akaba yumva atari muri mode yo guteka, akahita adukorera gutya, akagura umugati paki aho ngaho, amavoka menshi cyane, akahita abikora vuba vuba. Noneho ubwo twarabiterekaga umwanya, iyo ubiteretse n'umwanya niko guhumura kwabyo kwiyongera, n'uburyohe buriyongera. Ngewe nuko nta mwanya mfite wo kuba nabitegereza, ariko nanjye nagombaga kubipfundikiraho umwanya nibura nk'iminota 10 nkabona kubifata. Ushobora rero kuba wabikora nk'uku nguku ukabishyira muri firigo, cyangwa udakunda ibintu byagiye muri firigo, ukaba ubiteretse ahantu ukabipfundikira, ukabiha umwanya, ujya kubirya wumva umwuka mwiza wabyo wiyongereye, bimeze nk'aho byanahwanye cyane, ku buryo
ubaye ushaka kubirya byegeranye ariko udashaka kubinomba nk'uku kwanjye, ushaka kubitereka uwo mwanya, byaba bimeze neza byatari. Muzabigerageze bizabaryohera. Ni ibiryo cyane cyane nk'abasiribateri, muzabigerageze. Natwe byaradutunze kera tukiri abasiribateri tukiri abana mu rugo, nyine tukiba mu rugo na papa ari umusiribateri. Icyo gihe nta wundi mugore yari afite, mama wacu yari yaritabye Imana. Yaradutekeraga imvange zirimo amamesa kera, ari nko muri wikendi yadukubitira izo mvange nazo tukazirya. Ariko njye ntawo nkunda imvange, njye n'imvange twarabisikanye gutya. Bimwe mu bintu yadutekeraga nakundaga byanankujije, nariye nkumva ndabikunze, nkumva inzoka njye n'ibihaze, ni voka gutya, hakaba n'ariya magi mwabonye. Biraryoha, biroroha kubitegura. Ni ibiryo warya uri umuntu mukuru ukunda umugati, ukawurya ukakuvamo ntujye kukubyimbisha ngo ujye kugutera munyihanganire, ngo ujye kugutera ibindi bintu byinshi cyane. Ubu nitsamuye kubera umwuka w'umugati. Abantu turwara sinezite tuba dufite ibibazo byinshi byatari. So nifuzaga rero kubasangiza agasalade keza koroshye warisha umugati cyangwa se n'ibindi biryo, mukagerageze muzanshimira nyuma, muzambwire muri comment abazareba ino video mukabikora bikabaryohera, cyangwa se hari akandi kantu mwakongeramo bikaba byiza kurushaho, muzakongeremo nanjye munsangize. Ubaye uri umuntu wikundira n'aka black pepper wagashyiramo, numva wagashyiramo byaba ari sawa. Imana ibamere umugisha rero, ndabakunda cyane, bye.